iyo umuntu yagumye imbere ya Kristo abona ibinyuranye n'iby'abandi bareba. Iyo umuntu yagumanye na Yesu, Imana ishimwe, yumva ibitandukanye n'iby'abandi bumva. mu ruhame rw'abejo Imana ivugana nawe personnel, abandi bahari ariko wowe ikagusura by'umwihariko. Mariya yagumanye na Yesu, abona abamarayika mu mwanya w'imyenda. Imana igira ikindi kintu ikwereka, igira urundi ruhande guhishurira. Imana yongera igira uburyo ikwereka. Imana ishimwe. Ngewe reka ninjiye ngo agere mu gituro, simatinda aho ngaho, si ibyo nshaka kwigisha. Babona imyenda, Petero na Yohana bahagarika umutima. Bibiliya iravuga ngo bizera ibyo yabwiwe n'aba mugore ko Yesu bamwibye. Aravuga ngo n'ubundi ubu bamujyanye. Yohana aravuga ati n'ubundi burakeye, abamujyanye baraza hano, ubu dusigaranye abanzi benshi. Aho kugira ngo dufatirwe mu cyuho, reka tugende bazadufatira ahandi ariko atari kumva ya Yesu. Baragenda baravuga ati Yesu bamwibye. Mariya Magadalena aravuga ati n'ubundi nabazanye bwije, munsize bukeye, natinyaga ijoro, nimugende. Ndaguma. Aguma kumva ya Yesu. Aguma kumva ya Yesu. Dufite abantu bafite Yesu muzima utarapfa, baravuga imirimo ya Yesu ariko ntibarajyana nawe mu rupfu. Dufite n'abantu bari kumwe na Yesu mu rupfu ariko batarazukana nawe ngo babeho ubuzima bwa Kristo. Naje ndi kumva umwigisha umwe wari uri kubwiriza, asoma Bibiliya mu gitabo cy'Abaefeso, arangije mbere yuko yigisha aravuga ngo abantu benshi bagira Bibiliya ngo ariko bo Bibiliya ntizibafite. Yakoresheje ijambo riremereye, aravuga ngo abantu benshi ngo bazi Yesu ngo ariko Yesu we ntabazi. Nibuka ijambo ryavuzwe mu buhanuzi bwa Yesaya ngo abakobwa 7 bazaza babwira umugabo ngo twemerere tukwitirirwe, aho kugira ngo tugume iwacu tugumirwe, reka twitirirwe izina ryawe, ntabwo tuzakurushya, tuzitunga, tuzajya twigaburira, twiyambike, ariko nibura twitirirwe ko turi abagore b'umugabo. Ntimugire ngo nibizasohora ku bakobwa, oya. Bashushanya itorero, abo basobanuye abakristo benshi bazitirirwa Yesu, bakagira amadini babamo ariko batagira ijambo rya Kristo muri bo, bakiyambika, batambara umwambaro w'agakiza, bakigaburira, batarya ibiryo biturutse ku Mana. Ibyo kubaho kwabo byose ari bo bimenya, batagira iby'inshingano za Kristo muri bo. Mariya Magadalena areba abagabo bakangutse bagasanga Yesu yagiye, muri bo nta n'umwe utekereje ngo ari he, nta n'uvuze ngo tujye kumugarura, basubirayo bariruka. Mariya Magadalena aravuga ngo singenda nkamwe. Nakunze ijambo Yesu yavuze, yaravuze ngo nimwe mwagumanye nanjye. Hari abantu babanye na Yesu mu mibabaro, bageragezwa bagumana na Yesu. Hari abantu birinze ibyaha mu makuba, haleluya. Hari abantu barozwe bo ntibajya kuraguza, hari abantu bibwe barihangana ntibajya ku mupfumu, hari ababuze akazi ntibatanga ruswa, hari abantu babuze hepfo na ruguru ariko bagumana na Yesu. Munyikirize haleluya. Bene uwo muntu wagumanye na Yesu mu mibabaro, Imana imufata ukuboko, Imana imufata ukuboko. Hari abantu barwaye bagumana na Kristo, hari abantu babaye imfubyi bagumana na Yesu. Mariya Magadalena aravuga ngo sinakwitura kugenda ntamenye iby'iherezo ry'umubiri wawe, aravuga ngo ndaguma hano. Akihari aho Petero yabonye imyenda, Mariya habona abamarayika.